waba ukeneye ibikoresho byo mu nzu, Elia Design Furniture yaje nk'igisubizo. Tubakorera ibitanda byiza bigezweho, intebe zo mu ruganiriro, saramanje, garderobe, utubati, ibikoni, tukabavugurira n'ibikoresho byanyu byashaje. Dukorera Nyabugogo ku mashyirahamwe ahazwi nko ku Nkundamahoro. Watugana cyangwa ukaduhamagara kuri nimero ureba kuri ekara yawe. Ako Sandra we, ejo bundi uketse kuri uriya musaza atarazi France, azi English kandi nayize, ukahita umutwara kandi umarije gusaza wakigorewe. Ntabwo maze gusaza, njye ntabwo ndasaza, ndacyari inkumi maze turangana mu myaka. Ako ahantu hose ngiye iseta yose nigiye reba nkahariya ku bibati, naho hari igihe magusanga nimugoroba ubundi oya ntabwo iseta niyanjye ko negutanzeho nyenda kuze kurusha iseta. Urashaje reba amatako yarakomeye. Ntabwo yakomeshe ri we iseta waje nsangaho. Ninjye mukuru no kuyiseta guzamvire ugasima. Wazamenye se ko washaje iseta ukayiharira abantu. Wapi ntabwo ndasaza. Karinjye abasaza baza bashaka. Uko ndakuzana ubara kandi utari umugabo. Abasaza ninjye baza bashaka, abasore ninjye baza bashaka uko nyine nkuzi. Babona uraka. Reba nkaye matako yanjye urareba uceretse yawe. Isura yarakushutse wagira ngo wisiga amamesa. None nguje kwiseta, nguje gutwara abagabo bose arega aba bose nabo umwamikazi. Urukumva urero uzagira uve kuri ino seta ugiye kuri ndi yo kwibati narego rero sinzagaruka n'ukuri kw'Imana. Nge ntabwo nshaje uko yaba nshaje, isura yanjye ni ikurura abagabo. Abagabo bose nibo isura yanjye bakurura uko yaba nshaje ntabwo mandi kwino seta. Ako tuvuta wisigaga kera waratubuze. Ntabwo natubuze. Usigaye wisiga umesa buze. Umenye ko nyine ngenda nsaza. Nyirugendo usaza byemero iseta iharira abantu. Niyo mpamvu abagabo bankunda. Niyo mpamvu abagabo bankundira nk'isura yanjye. Ntabwo ndata gucye ngo wambaye izino mini hoya. Niyo mpamvu nako nanjye wambonye. Wowe impamvu wambara bino ni ukuri mushyashya mu kazi, ariko ngiye ko abakiriya bamaze kumenya niyo mpamvu nambara gutya. Kandi Sandra njya mbona wowe utanaryoshye, wasanga wowe utanaryoshye ari ukugenda abagabo mana cyakora imboga zibona abana kabisa. Wowe njya mbona urakomeye wagira ngo urya ibijumba gusa. Ubundi ubwo wowe abagabo iyo ugiye barishima. Shyira agapira hasi njye nawe iseta tuyikorereho. Nimba abakiriya baza bakanyikundira ntabwo nabizira. Tuza rero shyira agapira hasi iseta tuyikoreho turi babiri. Aha ubundi seka keza kwigura. Amutse neza. Siko rugiye tunatakuweza kujyanga kizagunda. Nari ngiye no hirya ho gato ariko ari projet ndimo waza kumvugisha nimba ari ibintu bigize. Nshibwo ushara kubona ntabikubwira hano icyose. Oya uze kumamagara nta kibazo. Numva ntabwo ari ibintu byadanje nuko nyine ashaka gusa amafaranga. Yo kwishyura ni ngombwa ko nyabe kwishyura akajya nyine kandi gakocinga. Na amafaranga uri kunsaba. Noneho reka aho ngiye turaza kuvugana nta kibazo none. Ningera nje kuguhamagara wishyura. Yes, uze kumamagara nta kibazo. Sawa. Ubwo amaporoshe urarangiza ngaryari? Nyuma boy yashimije bite asekiri yatisha ni fresh gahunda za nabona gawazivuye oya kipagise none byagenze bite mwana ikibazo cyabaye se mwana ikibazo cyabaye yambwiye ngo ningera mwana bite muhamagara mwana kutaye mwatse ngabigwe kashumani kandi yambwiye ngo ningera mukubiye mwana no kugira ngo wumve susiko byakoraga ibintu by'isafari n'iki zigapfura muri iskari ubu ndagurije ngiye byabitereye n'ahantu mbonye mwana ko abantu tugomba gusumbuza icyana cy'inzobe kiriyo kizi kandi wasanga haraje bishyashya mwana iyo muri cyara binyuze ayo tujya kujya nko kwanuza mwana cyaje tujya kwa kurugo zyo ni wamubwiye ko bari mu bikohereza school kakigire perezida muhamagara yakora subu hamwe na prefa hamwe se singuzi mwana ko utangira akabasaba zo ajye ubaseye ukambwira ibintu biri bushoboke mwana
wasiriye ibitekerezo nawe natari seriye mwana wanjye no guseka wowe mpereza nawe mwana nibipfa uranyishyurira nta rindi bukwishyura igihe nibipfa ariko ngo njye ngomba gusubira ukuntu byombye mwana andi 0 5 9 10 145 rimwe nizo share out speak uvuga ati ndi payso wa mutwe shaka amafaranga yewe ngiye kumujugarika kikurega ahubwo naruguriza Halo uravugana no ku ishuri ni perefe w'umwana wawe nyine twagiraga tubaka amafaranga y'ishuri dore coaching nyine igiye gutangira kapisi oya ngiye kamuhereza nimero uri kuyoherezaho umwana wowe wizera azatsinda mubwire 079 14 25 69 19 amazina ni Fulgence ni ibihumbi 20 ariko mutugire neza mwana leta y'agatipu nta kibazo sawa nari ubwo message tureta tuyibona murakoze mitatugura yose mitajya kwambara mu mwana uriko cyo kwambara wakwambaye ko ashaka kujya kwambara wa mwana wajyana yazincize mu mwana ugomba kujya kwambara mwana nuri sugongo gore bani bayaje mwana bani bayaje Jefos yaje bo kamwereka sio wogiye kuri tukomeza simyo ugiye kuri tukomeza ugiye mu mwashiyo nongera ahita gukubitira mu kadoyo umunsi turi akantu saa 5 agasaza gutito dukomeza umva wowe reka muri ntabwo tugera mu rwanyu n'uri guhindura se wewe tugisinga mu rwose wowe komeza sibyo ngiye turaza guhita duhuga cyo gukuru ntabwo ko tukaho ngidete sifite amayitema cyo kukurindira ku muhanda abantu bituma amagara kabisa ngiye kambeje kora ko bari sawa nari mwana ubwo gahunda ni gutya ukaye wowe mbega izuba nta n'umukiriya kuva mu gitondo ndakorera habe n'uwama bitanu ko namubuze Gwiki hano se ni kubibata ariko aka gakecuru uzi ko hano ngari handi uhagaze nimugoroba ku kabati ndakwinginze ntuze kumpogereza umva shuri amafaranga yarabuze n'ibiri aho babigeze nabikorera nayafata nta nubwo ntanakisubira kabisa meze gute se none nisa kirangiye turavugana neza cyane igiciro nabihanane nabishyize hasi angahe ni desa yone ibiceri ni ibihumbi desa kunanije hakiri karera ni mwese se ni desa cyangwa yanyiraga desa nawe ukaturira nawe ukatura se ntabwo natura nawe ntabwo najya munsi kuki ntabwo njya munsi nawe ahubwo urumva ndagukaturiye kubera izuba ry'igikatu kanirebera uyu nguyu so no mukecuru kuko yakumara iki kiriya wakaje kwivuganira bana abakecuru nibo bari kubikora muri ino minsi ubura akiri umukecuru niwe mwiza ngaho ngaturira 10 nyine twigendere 10 twigendere se ucuruza agataro se kumukatura rega nagomba naranguye sheri nagomba naranguye mpamvu nkubwira ngo saza wagaca ntabwo nsuze ko niyo mpamvu nakiriye uko mfite amafaranga yose ibihumbi 10 byo byakujyana muri salo bitangiranamo twigendere rero tugomba guhuza niyo mpamvu uzahera aho ngaho yewe ngeze ku rusengero ubutumwa yewe ndaje wowe ndaje mu
uretse mu kitaci kiriya njye ntabwo muhobera se natwe kiri mumeze umukobwa utari no kuduhakeya ngo aduhe ibibizu cyangwa anaduhobere twakizingusha nanga irata ako nukikuza kuri cyane ni ijana mwese urumva ibiciro nabihararuye uri kwimyoza ibyo kurya bizazamuka abantu bazamu ninde yazamura igiciro mwana uvuga izina ryacu aya murendaya mwana murendaya urarangura ubundi amavuta nisiga se umva umworohera mba mfite kubera amavuta nisiga asha warumye ibi bose warumye pe warumye ni ukuri vuga yanyuma na yanyuma mfite cyakora ndagira 90 90 ariko 90 ubwo ninde wayaguha 90 ndo wayaguha umva tubanze twumvikana igiciro ni turi bumuhe bese tubanze tuvugana oya kamaze ngubisino turagusindisha tukugaburire tuguhe buri kimwe cyose noneho tugwese ubwo nako namwe muramba uri kubona uyu muntu yasindiriza amaki turambara iki uri kubona uyu muntu yasindiriza amaki abahungu basanzwe bambara inkindi turambara iki iyo ntuzayo ntabwo yambika nyambika iki madaha nyambika iki nibuke ntabwo ari umugore urakorera hose none nakwishyura ngahe nkagakoresha ibyo uri kuvuga ndakorera aho ngewe unakoresha agashasha wagakorerwa amakara ashyushye uri gutekereza ibintu uri kuvuga urakoresha agashasha urakoresha agashashe wakigoryi kwigendera rata oya nako reka tubanze twumvikana turi bumuhe ntabwo nabyemera mva rero nkubwire ubugoryi utangiye akubaye ubugoryi uri kuzanisha ufite urayaza wakigoryi uri kuvuga kugira ngo nkoreshe school fees yanyu none kuvuga ngo tumujyana hehe nyine kamazi nkubaze mwana wanze nkubaze wakigoryi uri kwivugisha ngo nkoreshe agashashi oya urakoresha agashashi wagakorerwa amakara ashyushye agashashi no gukoresha nakiwanyu badushishikariza gukoresha iki mwana umva se ngubyo mva tubereka tubiza yanyu tujya twakikira ngo umuntu yigendere ese ugura kuza ibyo bigoryi kumvikana iki reka tumvikane ninde uri bubanze ntari turayamuha igihugu bubanze nose urumva ari ndiri baba kandi ari ngewe ugukumarije ndabaza igitekerezo niho wakizanye ariko none se nye ninjye uri bubanze ese natabizana ninde wari ndabanza ntabwo uri bubanze ndabanza meza yaje meza yaje wakigoryi tudaserera hambwa tudaserera hano meza yaje ndabanza nige ndi bubanze uriya mukobwa arigena mushimye bwa mbere wakigoryi iminota 2 isa ko numva utangiye kugira wambwa mpereza amafaranga yanjye sibyo ariko ubundi wakizingo mpereza yanjye nawe tugende ndabanza urabanza kari kose wangegera kiriya tugende umva kuntu birigenzi ngiye kubanza uyu arasigara hanze sibyo sara agatebe niko bimeze ya sha ewana wari umeze neza cyane rwose byari sawa se sha kabisa tu nyine ko nkubwira kode urenzeho n'agapira kanagufungira ngambwira kode ntari bito 14 mbwira 17 sa byabaye none kabisa nimugabo aho none wowe kabyara we none se ibintu biki noneho Karo buretse we Karoma magaro mbwira ngo ku ishuri bakwatsa amafaranga uriya ninde wawe ninde wawe harya nta jambo ujya wumva bavuga ngo wacyanawe kwisayidira byewe ariko wowe nkubaza uri umunyeshuri uje hano kugira ute usowe ko wahaje Mombasa nyine wowe ko wahaje ni gute hano izi nizo projet wari washemo ukatubwira ngo mfite uduprojet akosha buretse gato urwomwe muze tugendane mo gake surwumwe ko bana bikigiye mubahuka ibaze no utangiye no gufata ntabwo mama yarari mu rugo utangiye no gufata two mwishinga mama yarari mu rugo nyine waje gusumba twebwe ni ibintu by'urubyiruko sibyo nyine waje gusumba we ntabwo wasumba iki ufite imyaka kati umva tukigera mu rugo uze kunyitaba uri kumva tukigera mu rugo uze kunyitaba ni ibi ngibi bisigaye wiberamo
kosha uretse gatoya ahangaha wahageze gute? Yagize wowe wagize gute? Ntahageze gute? Ngiye namwe mafite inshuti yanjye. Wafite inshuti yawe hano se singira ngo ni mu ndangamirwa. Njyewe naje muri cyagi umva ngwino hano numvishe nabi mwari muri kurya amafaranga nawohereje umwana wanjye. Subiramo mwari muri kurya